Kibanza ngiki nakigezeho. Ni umuhanda ngo urawubona, dore ibibarune ngibyo kiragenda kigakora neza kuri iriya nzu hari ureba. Ubwo uyu ni umuhanda mpagazemo, ngiye noneho ku wundi muhanda nawo none gikora ku mihanda ibiri deja, umuhanda principal. Dore ntangiye nkisanga gifite ubuso 400, yani 400 ngahe mu gifite ubuso 458. Kibanza kinini, dore ngiki niba ndakikwereka. Dore ngaha ngeze ku muhanda urabona nguyu, iki nicyo dore ngaha iki ndakikwereka ngiki. Iki kiraza kigakora kuri iyi fondasiyo uri kubona hamwe nakwerekaga kigarukira. Dore ikibanza ngiki, ubuso 458. Dore aya ni amashuri b'abana bacu bazajya bahita biga aha ngaha. Dore aya ni amashuri ndimo ndakwereka hano rwose. Dore ngaya ariho uyu muhanda uri, nicyo kibanza kiri. Makuru ufite rero, hari abantu bakigezeho mu gitondo batarafata umwanzuro, nawe uze uhagere urebe duhita tukishyura.